dutegure inzira za Nyagasani, dutegure inzira ze, idutegure inzira ze, udutoza kubaho mahoro, akatuyobora inzira nziza. Izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Nshuti bakunzi bacu, bana b'Imana, bana ba Mariya, Kristu Yezu nakuzwe. Ni Padiri Dominique ubatahiriza hano i Roma. Murakaza neza mwese muri gahunda y'umugisha, gahunda tubagezaho buri munsi mumaze kumenyera uko bwije n'uko bukeye mu buzima bwanyu bitewe n'aho muri muntu aherereye. Murakaza neza muri uyu munsi mushasha wo kubaho kwanyu. Ni Imana ikomeye Nyagasani yabakoreye, ni kado irenze izindi zose mwatekerezaga. Twinjiye rero mu gihe gishya cya Advent. None tukinjiyemo n'icyumweru cya mbere cy'umwaka wa liturujia. Mwese rero karibu mu muryango w'abana b'Imana, karibu muri rya shuri rya Yezu twagiye tuganiraho twese turi kumwe, kugira ngo rero tubashe kwakira ibyishimo, twakire ineza y'ijuru. Nimureke twongere dusabe Imana imbabazi. Nyagasani Yezu, tukwiyeretse uko turi mu ntege nke zacu, turagira tuti utubare Nyagasani Yezu, tubabarire Nyagasani Yezu. Umva Nyagasani amasengesho yacu, twabagutakira iteka, utubabarire. Nyagasani Yezu, tweretse imitima y'ababaye, tweretse abantu bose by'umwihariko abari muri uyu muryango wacu bafite ibibazo bitandukanye, ngo ubagenderere Nyagasani Yezu. Muri runo rugendo dutangiye rw'igihe cya Advent bivuga amaza, ngwino uze mu mitima yabo, ngwino uze uture mu miryango yabo. Ni benshi barushe, ni benshi baremerewe, ni benshi bababaye mu buryo bwose butandukanye. Yezu, ni wowe biringiye. Yezu, ni wowe bahanze amaso. Tugusabye tukwinginga Nyagasani Yezu, nguze ubagenderere. Amen. Muvandimwe nshuti y'Imana, kuri kino cyumweru cya mbere cya Advent dutangiye urugendo rw'umwaka mushya se. Mwari mumaze iminsi tubona igitabo cy'umutuku cy'umwaka B, dutangiye igitabo cy'ibara cy'amarimo amasomo matagatifu y'umwaka C. Tugiye kugerageza kubasomera amasomo atatu y'uyu munsi w'icyumweru, tariki ya mbere y'ukwezi kwa 12. Bifurije mwese umwe ukwezi gushya kandi ukwezi guhira. Isomo ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya. Igihe kiregereje, wowe n'Uhoraho ubivuze, maze nzuzuza amasezerano nagiriye umuryango wa Isirayeli n'uwa Yuda. Icyo gihe nyine mu muryango wa Dawudi nzagobora umumero, umwuzukuruza w'indahemuka, maze azaharanira ubutungane n'ubutabera mu gihugu. Ubwo rero Yuda izarokorwa, Yerusalemu iture mu mutekano. Dore izina bazita uwo mujyi, Uhoraho niwe butabera bwacu. Iryo ni ijambo ry'Imana. Naho isomo rya kabiri turarisanga mu ibaruwa ya mbere Pawulo n'umwandikiye Abanyetesaloniki. Haragira hati, bavandimwe, namwe Nyagasani arabongeremo kandi yuzuze urukundo mufitanye n'urwo mufitiye abantu bose nk'uko natwe tubakunda. Nyagasani nakomeza imitima yanyu igume mu butungane budahinyuka imbere y'Imana umubyeyi wacu, kugeza igihe umwami wacu Yezu azaza ashagawe n'abatagatifu be bose. Ikindi kandi bavandimwe, turabasaba tubinginga muri Nyagasani Yezu ngo mwifate ku buryo bushimisha Imana nk'uko twabibigishije. Niko musanzwe mubigenza, ariko noneho nimurusheho. Muzi kandi amategeko twabahaye muri Nyagasani Yezu ayariyo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ivanjiri ntagatifu tugiye gutega amatwi turayisanga mu ivanjiri nyine ya Luka, umutwe wa 21 umurongo wa 25 kugera ku 28, tugasimbuka tukava ku murongo wa 34 kugera ku murongo wa 36. Muri icyo gihe Yezu yabwiraga abigishwa b'ibyihindukira ryagira ati, hazaba ibimenyetso mu zuba, mu kwezi no mu nyenyeri,
naho ku isi amahanga azakuka umutima kubera urusaku rw'inyanja n'imivumba yayo. Abantu bazicwa n'ubwoba, bahagarike imitima bitewe n'amakuba azaba yadutse munsi, kuko ibikomeye byo mu ijuru bizahungabana. Nibwo rero bazabona Umwana w'umuntu aje mu bicu, afite ububasha n'ikuzo ryinshi. Ibyo byose nibitangira kuba, muzubure umutwe mukomere, kuko uburokorwe bwanyu buzaba bwegereje. Mwitonde rero, hato imitima yanyu itazatwarwa n'ubusambo n'isindwe n'uducogocogo tw'ubuzima, maze uwo munsi ukazabagwa gitumo. Kuko uzatungura abatuye ku isi bose nk'uko umutego ufata inyamaswa. Mube maso kandi musenge igihe cyose, kugira ngo muzabone intege zo guhunga ibyo bintu byose bizaza, no kugira ngo muzashobore gutunguka mu maso y'Umwana w'umuntu. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Bavandimwe inshuti z'Imana, murakaza neza mwese muri gahunda ya Advent twinjiyemo. Dutangiye urugendo rw'ibyumweru 4, urugendo rutuganisha ku kwakira umukiza wacu Yezu Kristo. Ni urugendo rutangira umwaka wa liturujia, ni urugendo rutagatifu, ni urugendo nkwifurijamo amahirwe menshi, wowe n'umuryango wawe, cyangwa se wowe n'inshuti zawe, wowe n'abawe, muzagire amahirwe yo kubana n'Imana, amahirwe yo kugumana n'Imana, amahirwe yo guturana n'Imana, amahirwe yo kugendana n'Imana. Ngicyo icyo nkwifuriza muri mwaka mushya wa liturujia. Muvandimwe, umwaka wa liturujia ugizwe n'ibihe bitandukanye. Hari igihe cya Advent twinjiyemo, ari nacyo kibimburira ibindi, akaba igihe cya Noheli, akaba igihe gisanzwe, akaba igihe cy'igisibo, n'igihe cya Pasika. Ni ibihe bitanu ariko bigize amateka yo gucungurwa kwanjye n'amateka yo gucungurwa kwawe. Uwo mwaka rero wunze umujyo umwe, uwo mwaka uriho kugira ngo twese udukize. Ni umwaka Kiliziya yashizeho kugira ngo dushobore gukengera amabanga ya Nyagasani Yezu Kristo, wa wundi wigize umuntu agapfa akazukira kudukiza, akaba yicaye mu ikuzo ry'Imana. Advent irangwa n'urugori ruriho amatara 4 y'ingenzi. Turaza bidatinze kubagezaho ubusobanuro bw'ayo matara 4 ya Advent. Itara ku cyumweru cya mbere hagacanwa rimwe, ku cyumweru cya kabiri hagacanwa irindi, ku cyumweru cya gatatu hagacanwa irindi, ku cyumweru cya kane hagacanwa irindi. Muvandimwe, muri Advent hambarwa kimwe n'igisibo, twambara ibara ry'isine. Ibara ry'isine murimenyere ko rivuga kwicuza, kwihana, kubera impamvu, kubera muri Advent tugiye kwakira umukiza ugiye kuvukira muri twe, ariko kandi no mu gisibo kubera Yezu Kristo ugiye kuzukira muri twe. Ibara ryo kwicuza, ibara ryo kwihana, ni nacyo nawe nkwifuriza. Icuze wihane kugira ngo Nyagasani twatununga turirimba, twatununga dusomerwa, tubwirwa mu mitima yacu, utununga turimo n'ibyaha bitutumbye. Gusiza rero nicyo ngicyo, ni ugusiza, ni ugukuramo uwo mwanda wose uri mu mutima wacu. Nshuti muvandimwe, reka tugaruke kuri aya masomo y'uyu munsi. Karibu ku meza y'ijambo ry'Imana yaguteguriwe. Muvandimwe, Advent bivuga iki? Advent bivuga Adventus, bituruka ku ijambo ry'ikilatini bivuga amaza. Amaza y'iki? Ubundi mu buryo busanzwe amaza mu muco w'Abalatini cyangwa se mu muco w'Abaromani, igihe umwami yabaga avuye mu gace runaka agiye gusura abaturage be, abaturage bariteguraga. ni nko mu buryo busanzwe, nta nubwo bitandukanye n'uyu munsi. Iyo umuyobozi w'icyubahiro agiye kuza iwanyu, muritegura, tugakaraba. n'iyo umushyitsi agiye kuza iwawe uritegura, abantu ukabambika, mugakubura, mugatunganya, byose bigasa neza. Iryo jambo niryo bitaga Adventus, ukuza k'umwami waje gusura abaturage mu gace runaka. Ariko rero aho ubukristo buziye, hari amagambo menshi ubukristo bwagiye bwitiza. Ni muri urwo rwego rero ubukristo nabwo bwitije iryo jambo ryitwa Adventus, kubera ko Adventus, Advent bivuga amaza, kwitegura. None uwuhe mwami? Si wa mwami usanzwe wo kuri iyi si,
ahubwo ni umwami nyir'ibiremwa, ni umwami wahoze wa wundi arufa na omega, ni umwami w'abami twizihizaga ku cyumweru gishize, ni umwami Yezu Kristu umukiza wanjye nawe. Nicyo bita adventus, kwitegura kuza, maze njye nawe tugahora tumutegeye ibiganza, ngwino nyagasani Yezu, maranata maranata maranata. Nshuti muvandimwe, adiveni kugira ngo tuyumve neza, tuyumve mu magambo atatu. Adiveni mbere na mbere ivuga amaza Yezu Kristu waje mu isi kera, muri ropasi kera Yezu yaje, igihe Yezu yavutse. Batubwira ko hashize imyaka 2020 n'ubu umwaka utatu ni muri yubile imyaka 2025. Adiveni rero ni igihe cyo kwibuka Yezu Kristu wigize umuntu, waje mu mateka yo gucungurwa kwanjye nawe kubera umukiro wanjye nawe. Adventus nicyo bivuga kera. Adiveni nanone bikavuga amaza ya Yezu Kristu uza mu buzima bwacu bwa buri munsi. Erega Yezu muvandimwe akuri iruhande, Yezu Kristu muragendana, Yezu Kristu muraturanye, Yezu Kristu ni inshuti yawe, Yezu Kristu ni we buzima bwawe. Wamusiga se waba utwaye nde? Yagusiga se ugira ngo keretse iyo ushatse kumwiyaka nka rya tungo warikuru rijyanye mu bwatsi bwiza rigafata amaferi. Yezu Kristu rero turi kumwe nawe kubw'ijambo rye, ku masakaramentu duhabwa n'ibindi byiza byose kiliziya umuryango w'Imana ikugabira umunsi ku wundi. Adiveni mu buryo bwa gatatu bivuga nanone kwitegura amaza noneho Yezu Kristu uzaza mu ikuzo, nk'uko tubivuga mu ndangakwemera ngo kandi azagaruka n'ikuzo gucira urubanza bazima n'abapfuye, ingoma izahora witeka. Yezu uzagaruka n'ikuzo. Ni ukwangwa adiveni rero tuyumve muri ubwo buryo butatu: Yezu waje, Yezu uhora uza, na Yezu uzaza, igihe cyahise, igihe cy'ubu n'igihe kizaza. Yezu waje utaravuka mu mateka yacu, tubibwirwa n'ijambo ry'Imana. Yezu uhora uza mu buzima bwawe bwa buri munsi, Yezu kandi uzaza. Muvandimwe, ni nayo mpamvu mwumvise mu masomo matagatifu twasomye irya mbere, Yeremiya ari kubwira umuryango w'Imana ibyiza bigiye kuzawuvubukiramo, ibyiza bagiye kuzabona. Ayo mateka asigura ko umwana w'Imana Yezu Kristu. Ariko adiveni twakwinjira mu isomo rya kabiri, Pawulo mutagatifu ari kubwira imyitwarire y'Abanyetesalonike igomba kubaranga mu gihe bategereje noneho amaza ya Yezu Kristu uzagaruka n'ikuzo. No mu ivanjiri turebye ibyo batubwiye twandi twumvise, ni Yezu Kristu nanone uzaza kubera ibimenyetso bitandukanye batubwira ngo umwana w'umuntu uzaza. Iyo usesenguye rero ni ahantu muri aya masomo matagatifu bari kutubwira ni Yezu Kristu wagombaga kuza bategerejwe umuryango w'Imana, na Yezu Kristu uzaza mu gihe kizaza. Muvandimwe, tegereza, izere kandi ube maso. Niryo jambo nakubwira: tegereza, izere kandi ube maso. Impamvu y'iryo jambo muvandimwe nuko adiveni ari igihe cyo gutegereza. Tegereza, ariko ugomba gutegerezanya wizeye, l'esperance, ufite icyizere, kuko iyo watakaje icyizere ni ukwemera kurabura. Ntushobora kuvuga ngo mfite ukwemera ariko ntizera. None se waba wemera iki nta myizerere ufite? Ugomba kwizera ko nyagasani azaza. Nyagasani, bariya abakristo b'Abanyetesalonike bamwe bumvaga ko nyagasani agiye guhita aza ako kanya, maze n'imirimo imwe barayireka, batangira kuvuga bati maranata maranata maranata. Iri jambo ryiza maranata ni ijambo nkunda cyane, rivuga ngo ngwino nyagasani Yezu. Nawe uyu munsi bwira Yezu uti maranata maranata, ngwino nyagasani Yezu mu buzima bwanjye, ngwino nyagasani Yezu mu rugo rwanjye, ngwino nyagasani Yezu mu bana banjye, ngwino nyagasani Yezu utugenderere mu mirimo ndi gukora, mu bushomeri ndimo, mu madeni yanzahaje, mu buzima budasobanutse ndimo. Ngwino ungenderere nyagasani Yezu. Igihe rero cya adiveni ni ugutegereza uwo Yezu Kristu uje ugusanga,
ariko uje kugukiza, ngo ni uko jambo yigize umuntu abana natwe. Yezu Kristo ku munsi mukuru wa Noheli ni Emanweli, Imana turi kumwe, Imana yahozeho, Imana yagendanye n'abasokuruza bacu, ya Imana ya Izaki, Imana ya Aburahamu, Imana ya Yakobo, Imana yanjye n'Imana yawe. Ni ukongera diveni cyangwa se Noheli, ni ukongera kwibuka ayo mateka matagatifu y'uburyo urukundo rw'Imana rwigaragaje mu bana bayo. Imana ya yindi yakunze isi cyane ikageraho yohereza umwana wayo Yezu Kristo muri iyi si reincarnation, kugira ngo koko azadupfire. Niyo mpamvu kuvuka kwa Yezu Kristo kwagize agaciro igihe Yezu Kristo adupfiriye kandi akanazuka. Niyo mpamvu bavugira ngo buri cyumweru twizihiza izuka rya Kristo. Muvandimwe, dukurikiye icyo twumvise mu ivanjiri, Yezu Kristo biriya bimenyetso yavuze si iby'iterabwoba, ahubwo ni kwa kumenya ibimenyetso by'ibihe Yezu Kristo batwongoreye. Yezu Kristo yongera kutubwira no kuduteguza. Ariko umukristo agomba kubaho ate? Igihe cya diveni ni igihe cyo kubaho ngo mu isengesho, dutega amatwi ijambo ry'Imana, kuko Yezu Kristo ugiye kuza ni wa Yezu Kristo ukuraho icyitwa icyago cyose, Yezu Kristo uguhanagura icyitwa amarira cyose, Yezu Kristo ugutura icyitwa imisaraba yose ufite, Yezu Kristo ugutwara mu biganza bye bitagatifu, Yezu Kristo ukuganisha mu neza no mu ihirwe ry'Imana. Muvandimwe rero, amasomo matagatifu ya kino cyumweru nkurikije uko wayumvise, ntayongera kutwibutsa ko Imana izaza gusura umuryango wayo. Hari aho Noheli navuga ngo ihimbazwa nk'umunsi mukuru wo gucuruza, nk'umunsi mukuru wo kunguka. Noneho nge nkaba niye kwibaza ngo wowe imyiteguro yawe ya Noheli izaba imeze ite? Muvandimwe, aho nugiye gurwana ishyaka ryo kugura imyenda myiza, ryo gushashaka ibiryo byiza, amafunguro mwiza muzarya, ariko ukibagirwa isuku yawe. Ushobora gutegura amazu, ugategura imyenda, ugategura amafunguro, ariko Yezu ntabizemo. Ndakwifuriza ko Yezu muri kino gihe cya diveni imyiteguro yawe yazaba imyiteguro yo gutuma Yezu aza gutura iwawe, akaganza iwawe, akabana nawe. Imyiteguro myiza nk'uko twabivuze haruguru ni imyiteguro yo kongera imbaraga mu myumvire yawe, mu gutega amatwi ijambo ry'Imana. Ndagira ngo uzongere imbaraga mu buryo bw'imisengere yawe, uzongera imbaraga mu buryo bwo gusukura umutima wawe. Niyo mpamvu ku mukristo mwiza igihe cya diveni kitagomba gushira atagize gute, atihannye, aticyujije, atisukuye. Igihe cya diveni ni icyo ngicyo. Muvandimwe, igihe cya diveni ni igihe cyo kongera kubwira ngo humura, amateka yawe ntabwo yarangiye, ubuzima bwawe ntabwo buri ku iherezo. Humura, kubera ko Nyagasani Yezu Kristo uza agusanga ni igisubizo cy'intambwe z'ubuzima bwawe. Yeremiya yandika kiriya gitabo twumvise mu isomo rya mbere, abo acyandikira Abayisiraheli bari bihebye, barakutse umutima, bumva byaba ijuru ryabaguyeho. Ariko Yeremiya arongera kubarema umutima ati nimuhumure, hari ugiye kuvuka, hari ugiye kuza, kandi uzatanga ibisubizo ku muryango w'Imana. Muvandimwe, Pawulo mutagatifu arasaba Abanyetesaloniki nabo abasabira kuri Nyagasani kugira ngo abakomereze imitima yabo. Nawe uyu munsi Nyagasani nagukomereze umutima kugira ngo ushobore koko gukomera. Kandi arongera kwibutsa ko icyo bagomba gukora ari ugukomeza kubaho mu kwitwara neza. Ati amategeko erega murayafite, nimukomeze mukomere, nimukomeze mwongeremo akabaraga. Nicyo nawe nkubwira ngo mu gihe utegereje amazi ya Nyagasani Yezu Kristo, shyiramo imbaraga mu gusenga, shyiramo imbaraga mu rukundo, ngo no mu kwemera. Muvandimwe rero, wigira ubwoba, Nyagasani uje kugutabara ni umukiza wawe. Nk'uko mutagatifu Yohani Papa Paul wa kabiri abivuga, ivanjiri ni inkuru nziza. Biriya bimenyetso byose mwumvise ntabwo ari ibyo kubatera ubwoba. Ivanjiri ubwabyo, Evangelion, bivuga inkuru nziza y'umukiro wacu. Imana rero yo kwizerwa, Imana y'amahoro, Imana y'ihumure, ihorane nawe, ikurengerewe n'umuryango wawe, kandi muhorane amizero
kuko igihe muzaba mutakaje amizero muri nyagasani Yezu Kristu, ukwemera kwanyu ntaho kuzaba gushingiye. Tubifurije adiveni nziza, tubifurije ihirwe mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Ineza, impuhwe n'urukundo bya nyagasani Yezu Kristu bihorane nawe n'abawe bose. Shimirwa nyagasani Imana yacu, wowe wongeye kuduha amahirwe yo gutangira umwaka mushya wa liturushiya, wowe wongeye kuduha impano ikomeye yo kongera kuzirikana no kwitegereza dutegura amaza yawe. Waje mu isi kuducungura, woruza mu buzima bwacu bwa buri munsi kandi uzagaruka ku munsi w'imperuka. Turakwiteguye nyagasani Yezu, ngwino usukure imitima yacu n'ay'abacu bose, kugira ngo tubeho tukunogeye, bityo uzavukire mu mitima yacu, maze udusanganire, udukize, uduhumanure, udutagatifuze, utwinjize iwawe ubu n'iteka ryose. Amen. Umugisha buri muntu wese wakiriye ubutumwa, umugisha buri muntu wese usangiza abandi ijambo ryawe, umugisha buri muntu wese uri mu bibazo bitandukanye, umurengere, umuramburire ukuboko kwawe, maze umukize ubu n'iteka ryose. Amen. Nyagasani Yezu nabane namwe, ushobora byose naba umugisha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Dominique Mundere, i Roma. Mwese mbifurije adiveni nziza. ijwi ry'Imana y'agacu rivugira mu butayu, rije kwibarezura